abantu ntibajye babona umuntu aje gutanga ubuhamya hano, ntabwo ari uko ari ibintu byiza tuje kurata, ahubwo tuba tuje kurata Imana iba yaraduhagazeho mu nzira twaciyemo, tuba twarabonye ukuboko kw'Imana. Biragenda gutyo nyine papa aza kumwumvira, baza kujya gutura mu Mutara, baragenda babaho, yagiye kugaruka nyine ngeze mu wa gatatu pirimeri, aje gusaba mama imbabazi, ambwira ko ibintu nyine yakoze atari byiza, arimo arasaba imbabazi, aramubwira ati umugore natwaye, ibyo wavugaga byari ukuri, nasanze ko ari shitani, ndashaka ko twiyunga, twongera tugasubira mu buzima busanzwe, twongera tukabana. Mama aramubwira ati n'ubundi wagiye nawe kwirukanye, urugo ni urwawe, niba ushaka kugaruka nta kibazo wagaruka. Aramubwira ati rero kubera ko hari isambu wamuhaye, nari nasize nyishakiye umukiriya, mvuga ni numa amahirwe nkagaruka ndayigurisha musigire hatoya, kuko twabyaranye n'umwana, bafitanye umwana w'uruhinja, musigire hatoya noneho ngaruke mu rugo. Aramubwira ati nta kibazo. Aravuga ati ariko nyine n'agakobwa kanjye nari ngakumbuye reka kamerekeze, ubwo ni njyewe. Ubwo simuherekeje, sibukiye mu gitondo kwa Mukaso, simuherekeje munsi tugiye mu Mutara, twaragiye tugerayo bwije, tugiye kurya mpita mu mutwe wanjye hazamo ko iyo atanze ibiryo umuntu arapfa. Iryo joro sinariye, nararyamye ariko nabonaga umugore atishimye mu maso ye, yimyoza buri kanya, ubona yarakaye. Umugore turaryamye, ariko kubera ko n'ahantu umuntu aba atahamenyereye, urahagera gusinzira bikanga, ukabura ibitotsi. Nabaye nk'umuntu umara umwanya munini mu buriri nabuze ibitotsi, nyine n'ishusho namubonagamo mbere yahise igaruka, ariko kubera ko nari nkumbuye papa nanjye namukurikiye kubera umubyeyi wanjye. Bigeze nijoro nagiye kumva numva umuntu avugije induru, ariko kubera ko utari wakamenya aho ibyumba bigiye biherereye ngo uvuge ngo umuntu atuye ahavugije induru ari aha n'aha, ntabwo umenya aho akaruru gaturutse. Induru nayumvise rimwe birarekera, haciye umwanya araza n'umushiha mwinshi, nsanga mu buriri, kugira ngo buryamye sibyo kuri nta atamenyereye, ubona akaguta gushurikaho amazi akonje, ankumbura mu buriri ngo harya ngo waje na so, ngo muje kugurisha, ngo nimurangiza ngo mutahe, ngo mujye ngo kureba nyoko, ngo se nyoko arahora. Numva nyine amagambo ari kumbwira na maninurano, arankurura antwara mu cyumba ngo avayo urebe so. Yaragiye amworosora hose kuko yamutwikiriye, nsanga yamuziritse gutya ku gitanda, amaboko amaguru, yari afite agahoro mu cyumba. Umugore yamaze kumwica, ubwo iryo ni irya kabiri agiye kongezamo, ahubwo ibyo ndibonesha amaso yanjye, aragenda amukubita mu gahanga mbireba. Nshuti nahise mba nk'ikinya, aho mpagaze kuhava birananira, n'ubwonko buhita butangira gutakara. Noneho amutema irya mbere, amutema irya kabiri, numva nshatse gusimbuka ngo ngende mufate akaboko ari mu buzi, nkumanyura idegede mu mutwe, nkabona amaraso arirasa hariya n'inyama zizamuka, anyereka neza, urabibona ari proud yabyo, anyereka neza ngo wavuze ngo murajyana nawe, ngo mujyana he, n'umujinya mwinshi. Yahise afata bwa buto bushyushye awumena umugongo. Urabona iyo wambaye umwenda bakakumenaho ubuto ugufata. Navugije induru, yaje kugira ishyari kubera ko mama ntabwo yari akidutwara mu isoko, kubera nigeze kubura. Muka data araza arateka, twari turi gukina hanze na twini wanjye, amagara twini, amuhereza ibiryo. Twini wanjye amaze kurya, arambwira ngo nigende ndye, njyewe mbabwira ko mpazi, ntabwo nari nshonje. Akimara kurya, twini wanjye yatangiye avuga ko mu nda hari kumurya. Noneho ndizaho mbona biri grave cyane, ndamufata mwiyegamiza mushyira ku biro byanjye, agataka cyane ambwira ko mu nda ari kumurya. Twini wanjye hadacimo nk'isaha
umuvandimwe wanjye yarapfuye, apfa amuteruye, nguma mwiyegamije ariko ntazi ko yapfuye. Aho mama atahiye usanga turicaye, aravuga ni yabaye iki, ndamubwira ngo nunu mwanti bamuhaye ibiryo. Mama wanjye amukoze asanga yapfuye. Ni ubwa mbere nari mbonye mama wanjye amarira amuzenga mu maso ako kanya. Aravuga ati banyiciye umwana koko, bageze kuntesha umutwe, bagira no kunyicira umwana wanjye. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute. Reka nongeye basuhuze kandi bahe ikaze mwe mukurikira Akariza TV show. Amahoro y'Imana abane namwe, ndizera ko mumeze neza aho muri hose. Mbifurije ibyiza kandi mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire, uzabarye ntuzabarye, muzagire noheri nziza cyane. Dusuhuje abakunzi bacu, abadiaspora mwese muri rusange, abantu muri mu bihugu bitandukanye, cyane cyane abarundi baturanyi bacu. Njya mbabona muri komenti, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nsuhuje by'umwihariko abantu mwese mutuye ku mugabane wa Amerika, ndetse n'abantu batuye Uganda, abantu batuye Mozambique, mwese ndabasuhuje mbahaye ikaze ku Akariza TV. Uyu munsi rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umwari mwiza cyane. Ntabwo mbizi niba ari umukobwa cyangwa ari umudamu, tugiye kumuha umwanya atwibwire. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka witwa nde? ni Keti Oruga. Oruga. Keti Oruga. Yego. Keti Oruga, watubwiye ko ufite inkuru y'ubuzima bwawe, inkuru idasanzwe, ukaba wifuza kuyisangiza abantu bose muri rusange. Yego. Oruga, iyo nkuru yawe se urayihera hehe, byagenze gute? Murakoze cyane. Nk'uko nari mbabwiye, nitwa Keti Oruga, ndi umukobwa, mvuka mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Rulindo. Ugerageze kongera ijwi. Yego. Nkaba mvuka mu muryango w'abana 12, nkaba ndi umuhererezi, nkaba narakuze mbona mu muryango wacu turi abantu bishimye, nta kibazo dufite. Urabona iyo mu muryango wanyu harimo abana 2 babucura, baba bakunzwe cyane. Twari dukunzwe cyane n'ababyeyi bacu, tubona nyine badukunda. Dutangiye gukura tugeze nko mu myaka 5. Twari impanga. Ntangira kujya mbona nyine ababyeyi bacu batangira kujya bashwana. Ntabwo nzi ngo byaturukaga kuki, ariko byaje kugera nyuma. Mama wanjye kubera ko yari umucuruzi, yacuruzaga amasaka mu isoko ahantu bita Igicumbi. Abantu b'Igicumbi tubasuhuze. Niho yakoreraga. Rero yaradutwaraga. Gutwara abana mu isoko ari impanga byaba ari akavuyo. Nyuma yaje kumbura, twari turi mu isoko, aza kumbura, ayoberwa ahantu nagiye, ariko nyine nari natembereye mu isoko, abantu barantoragura. Umuntu wantoraguriye nyine yaje kuntwara iwabo. Bigeze nijoro nyine nza kubura, numva nkumbuye mama wanjye. Arambwira nyine imyaka 5. Arambwira ngo mama wawe turaza kujya kumushaka mu gitondo, kuko ahantu nakuye nyine ntabwo mpazi, ntabwo nzi aho mama wakorera. We yarandaranye iwe. Bigeze mu gitondo anjyana ku isoko. Tugeze ku isoko, kubera ko ku isoko nahahoraga, nahise menya ahantu mama wanjye akorera, musanga yaharaye. Yarayanshakisha, isoko rirataha, wowe urahaguma aranaharara. Twahise dutaha rero akimara kumbona. Tugeze mu rugo dusanga nyine papa ari mu rugo yarakaye bya hatari. Nibwo bwa mbere nari mbonye papa wanjye akubita mama. Icyo gihe yaramukubise, kubera ko yamukubise ataranamusobanurira uko byagenze. Nyine ngiye naje kumubwira, nari naraye ahantu. Namubwiye nyine naraye ahantu, none yuri umwana ubusobanura muri make nyine ibyo wabonye. Nyine arabyihanganira. Kuva ubwo papa wanjye yahise agenda,
yaragiye amara nk'icyumweru ataragaruka. Haciye nk'icyumweru agarutse, agaruka kubera ko mama wanjye iyo yacuruzaga yarungukaga akagura ihene, icyo gihe yari amaze kugira ihene nyinshi. Papa wanjye rero kubera ko yaratangiye arimo kugira ingeso mbi, yarazaga agakuramo ihene akayigurisha. Ubwo yabaga yagurishije ntiyagarukaga. Haciyemo nk'iminsi 3 twa dufaranga yagurishije ihene tumaze gushira, akagaruka kongera agafata iyindi. Gutyo biza kugira nyuma nyine mama abona ko ibintu biri kugenda biyoyoka kubera umugabo nyine watangiye kugenda asahura imitungo y'urugo. Mama wanjye nawe rero ubwo papa yakoragamo ihene imwe, nawe yakoragamo indi agatwara ku isoko. Byo kongera kugura indi azana mu rugo ahubwo nawe akajya azitwara ku isoko. Rero papa wanjye ni nko guhimana niko mba mbibona. Papa wanjye ubwo yari yatangiye kujya mu nshoreke z'abagore hanze. Rero papa wanjye abonye mama wanjye nawe atangiye kujya amwigira imitwe, papa wanjye yaraje amera nk'aho agurishije ihene nk'eshanu. Noneho ibintu bitangira kuba induru cyane. Biza kugera nyuma haciyemo nk'ukwezi ibyo bitangiye kuba, papa wanjye yaje kumwigaragariza, amubwira ko nyine atakimukunda, none asigaye afite undi muntu akunda. No kugira ngo abimwereke neza anamuzana kuba mu rugo. Amuzana mu rugo, iryo joro yaramuzanye arara mu rugo, kubona nyine umugabo acyuye undi mugore akamuzana mu rugo, mu nzu mukararana mu bana. Wenda twebwe nta kibazo ariko mama wanjye byaramujenaga. Yahise abimukira ahubwo iryo joro ajya kurara mu nzu zo hanze. Bukiye mu gitondo aravuga ati rero ni byiza ndakubona ko umeze neza uraryohewe, icyiza ikintu nabakorera muraza gufata inzu ya hariya hanze ndabubashye ariyo mujya kubamo, kuko ntabwo bigaragara neza mu nzu hano, kandi sinabaha iyi nzu nini ntabwo byashoboka. Wowe icyo wahisemo mufatire iya nzu cyangwa se umutware n'ahandi hantu. Umugabo nyine aramufata amushyira mu nzu zo hanze, banayikora neza. Mama anamugurira n'ibikoresho, amugurira ibikoresho, aramubwira ati rero ube hariya ubwo ubane n'umugabo wawe mwimenye. Mama atarongera nyine atangira ubuzima bwo kujya gucuruza mu isoko. Yari umukozi, yarakoraga cyane, yitaga ku rugo rwe no ku bana be. Rero kubera ko za hene mama yarazigurishije zose, na papa ntabwo akibona amafaranga nk'uko yayabonaga yatwara kujya kumureba. Urabona hari ukuntu umugabo aba abona umugore, abagore barihangana cyane buriya. Iyo umugore yamaze gushakira mu rugo akarubyariramo, hagati ya mbere ni ukurera abana be, ntabwo aba akiteye ku mugabo we. Mama nawe rero yarameze gutyo, ntabwo yari akiteye ku mugabo, ahubwo yari yiteye ku bana. Atangira gukorera urugo rwe cyane n'imbaraga nyinshi bishoboka ngo amwereke ko nubwo adahari we yabyigezaho, kandi n'ubundi yari yarabigezeho n'ubundi badakorana. Wa mugore bazanye mu rugo ntabwo akibona amafaranga nk'uko yayabonaga bari mu kabari, wenda se bari n'iyo ngiyo bari ntabyo nzi. Ihene ze zamaze gushira, hari ukuntu umugabo aza agatwara amafaranga mugahurira mu kabari, afite 50, mukayarya mukayamara, ejo akazana 30, ukavuga ati umugabo n'uyu, umusaza ni umujene. Umukobwa akicara avuga ati koko umugabo n'uyu nta handi najya, nk'uko burya uriya mugabo bamuguhaye ngo mumarane ukwezi wahita umuhaga, wahita uvuga ati si n'umugabo nashatse. Nawe yaraje rero amaze nk'ukwezi mu rugo, atangira kubona burya ya mafaranga yamubonanaga ntayakibona, ibintu bitangira kumucanga. Atangiye kujya ajya guca ibitoki mu murima wa mama, kandi mama ntabwo burya yabikundaga, ntiyabikundaga habe na gato. Aje kubona ko atari ibintu byiza, aza gufata ku isambu bamuhaye, amucamo kabiri, ahereza wa mugore, aravuga ati uzajya uteka ibyawe urye wimenye n'umugabo wawe, undekere ibyanjye nihingiye, nawe hinga kura nyine, washatse umugabo. Ariko nyine hagati aho nsubiye inyuma ho gato, yari afite undi mwana yatahanye aho ngaho w'umuhungu. Baba muri ubwo buzima, umugore ukora nyine ntabwo bikimunejeje, kubera ko nyine yaba yarakoraga mu isoko, yabaga afite amafaranga,
yabonaga nyine uko abayeho n'uko mama abayeho harimo diferanse, nyine akagerageza kwisanisha na mama ariko ntibikunde. Umuntu ukora n'udakora ntabwo bihura. Ubuzima bwabo buba butandukanye. Rero uwo mumama yaje kugira ishyari kubera ko mama ntabwo yari akidutwara mu isoko kubera nigeze kubura mu isoko. Aravuga ati mujye muguma hano mu rugo, twari dufite mukuru wacu ariko nyine ntabwo ari mukuru cyane, twaragusigaranaga ariko we yarigaga. We yagiye ku ishuri rero uwo munsi muka data araza arateka, twari turi gukina hanze na twini wanjye, ahamagara twini amuhereza ibiryo. Muka data amuhamagara amuha ibiryo, twini wanjye amaze kurya yahamagara arambwira ngo nigende ndye. Njyewe mbabwira ko mpazi, ntabwo nari nshonje, ariko ni nk'Imana iba ishaka gutabara umuntu. Abantu ntibajya babona umuntu aje gutanga ubuhamya hano, ntabwo ari uko ari ibintu byiza tuje kurata, ahubwo tuba tuje kurata Imana iba yaraduhagazeho mu nzira twaciyemo, tuba twarabonye ukuboko kw'Imana. Icyo gihe aramuhamagara ngo naze arye, ararya. Akimara kurya twini wanjye yatangiye avuga ko mu nda hari kumurya, mu nda haramurya. Arampamagara ariko uwo mugore akimara kumugaburira yahise afunga aragenda. Niba turi mu gipangu gutya hari hakorotiriye, ariko nyine abantu batuye munana barabizi, amazu batari hirya kure ntabwo aba yegeranye. Twini wanjye akomeza ataka mu nda cyane, avuga ko mu nda hari kumurya. Noneho ngeze aho mbona biri grave cyane, ndamufata mwiyegamiza mushyira ku biro byanjye, agataka cyane ambwira ko mu nda hari kumurya. Twini wanjye hadacimo nk'isaha umuvandimwe wanjye yarapfuye, apfa amuteruye, ndi kumuhoza yapfuye avuga ko mu nda hamurya byonyine. Ntabwo nari nzi ngo ngiye nagiye gukora, mbona aratuje ntakiri kuvuga, mbona nyine ashizemo nk'imbaraga arasinzira. Nguma mwiyegamije ariko ntazi ko yapfuye, nguma mwiyegamije, turaguma ndaba ndicara. Aho mama atahiye usanga turicaye, aravuga ni yabaye iki? Ndamubwira ngo nunu mwanti wamuhaye ibiryo. Mama wanjye amukoze asanga yapfuye. Ni ubwa mbere nari mbonye mama wanjye amarira amuzenga mu maso ako kanya. Aravuga ati banyiciye umwana kuko bagize kuntesha umutwe, bagira no kunyicira umwana wanjye. Mama wanjye nyine yahise ahamagara abantu kugira ngo nanjye mbyemere koko yapfuye, nuko nabonye bari kumushyingura. Njye ntabwo nabyiyumvishaga, umuntu twari turi gukina ako kanya, twari turi gusatira mu myaka 6. Baramushyingura birarangira, mama agaruka mu buzima busanzwe. Ariko nyine umva, nubwo yavuga ngo ntabwo azongera kunsubiza ku isoko, ahantu hose twaragendanaga. Yahise anzirika nko ku mushumi w'ingutiya, sinamuvaga iruhande. Tukajya tugendana mu isoko. Mama wanjye nyine atangira kwiyakira, ariko nyine mu rugo nta mahoro yari ahari. Iyo bahuzaga amaso gutya umuriro warakaga, hahoraga ari induru barwana bashwana, amubwira ati wanyiciye umwana. Agahora abwira papa wanjye wazavanye n'umugore muri uru rugo, ko ari ikibi wazanye, wazamuvanye mu rugo ukajya gushaka ahandi hantu watura, ukamumvanira mu rugo kuko unamushaka. Papa yaje kumwumvira, aramufata aramutwara, bajya gutura ahantu mu Mutara. Baragurishije bajya gutura mu Mutara. Bamaze nk'imyaka 3 mu Mutara kuko bagarutse naratangiye ishuri. Papa wanjye yaragiye amara nk'imyaka 3, yaje kugaruka nageze mu wa 3 primaire. Ese umuvandimwe wawe apfa, papa wawe nta kibazo yigeze abigiraho akimara kumva ko uwo mugore ari we? We yavuze ko bamubeshyira. Yavuze ati umugore wanjye muramubeshyira, ntabwo ibyo bintu yabikora. Sinzi uko babigenza kugira ngo umuntu yizerwe bigezaho.
utabona ibibakora ntabwo nzi uko bigenda yaramwizeraga cyane bikomeye ahubwo akananirwa kwizera umugore babyaranye abana barindwi biragenda gutyo nyine papa aza kumwumvira baza kujya gutura mu Mutara baragenda babaho yagiye kugaruka nyine ngeze mu wa gatatu primaire aje gusaba mama imbabazi noneho agaruka inyuma aje gusaba mama imbabazi ambwira ko ibintu nyine yakoze atari byiza arimo arasaba imbabazi aramubwira ati umugore natwaye ibyo wavugaga byari ukuri nasanze ko ari shitani ndashaka ko twiyunga twongera tugasura mu buzima busanzwe twongera tukabana mama aramubwira ati n'ubundi wagiye nawe kwirukanye urugo ni urwawe niba ushaka kugaruka nta kibazo wagaruka aramubwira ati rero kubera ko hari isambu wamuhaye nari nasize nyishakiye umukiriya mvuga ni numa amahirwe nkagaruka ndayigurisha musigire hatoya kuko twabyaranye n'umwana bafitanye umwana w'uruhinja musigire hatoya noneho ngaruke mu rugo aramubwira ati nta kibazo aravuga ati ariko nyine n'agakobwa kanjye nari ngakumbuye reka kamerekeze ubwo ni njyewe ubwo simuherekeje sibukiye mu gitondo kwa mukaso simuherekeje munsi tugiye mu Mutara twaragiye kubera ko buri n'umwana ukora urugendo rurerure wumva uvuye nka hano ukagera nko muri Amerika ntabwo ari n'amaguru ariko nyine kugira ngo ugere ku modoka hari kure si nk'ubu byoroshye ariko nyine mbere ho kugera ku modoka hari kure twaragiye tugerayo bwije tugiye kurya mpita mu mutwe wanjye hazamo ko iyo atanze ibiryo umuntu arapfa iryo joro sinariye nararyamye ariko nabonaga umugore atishimye mu maso ye yimyoza buri kanya ubona yarakaye umugore turaryamye ariko kubera ko n'ahantu umuntu aba atahamenyereye urahagera gusinzira bikanga ukabura ibitotsi nabaye nk'umuntu umara umwanya munini mu buriri nabuze ibitotsi nyine n'ishusho namubonagamo mbere yahise igaruka ariko kubera ko nari nkumbuye papa nanjye namukurikiye kubera umubyeyi wanjye bigeze nijoro nagiye kumva numva umuntu avugije induru aho kubera ko utari wakamenya aho ibyumba bigiye biherereye ngo uvuge ngo umuntu atuye ahavugije induru ari aha n'aha ntabwo umenya aho akaruru gaturutse rero nayumvise rimwe birarekera haciye umwanya araza n'umushiha mwinshi nsanga mu buriri uzi kugira ngo buryamye sibyo uri n'ahantu utamenyereye umuntu akahita gushurikaho amazi akonje mana yanjye we navuze ni iki cyanzanye ni ibintu nashakaga kubona nkumbura mu buriri ngo harya ngo waje na so ngo muje kugurisha ngo nimurangiza ngo mutahe ngo mujye ngo kureba nyoko ngo se nyoko arahora numva nyine amagambo ari kumbwira ni amaninurano ndaceceka ndamwikorera nije kugera nyuma haciyemo nk'iminota itanu duhagaze yacecetse ariko atavuga arankurura antwara mu cyumba ngo avayo urebe so yaragiye amworosora hose kuko yamutwikiriye nsanga yamuziritse gutya ku gitanda amaboko amaguru yari afite agahoro mu cyumba umugore yari yamaze kumwica ubu iryo ni irya kabiri agiye kongezamo ahubwo ibyo ndibonesha amaso yanjye yanjye afite agahoro mu cyumba aragenda amukubita mu gahanga mbireba inshuti nahise mba nk'ikinya aho mpagaze kuhava birananira nyine urashanyarara n'ubwonko buhita butangira gutakara noneho amutema irya mbere amutema irya kabiri numva nshatse gusimbuka ngo ngende mufate akaboko ari mu buzi urabona hari ukuntu abantu baba bagiye guteka degede rikomeye cyane kurikatisha n'icyuma byakunaniye ugakoresha umuhoro nabonaga ari kumanyura nk'umanyura degede mu mutwe nkabona amaraso arirasa hariya n'inyama zizamuka kandi afite itara ano matara
arimo ibirahure bakoresha peteroli niryo yari ateruye gutya anyereka neza urabibona ari proud yabyo anyereka neza ngo wavuze ngo murajyana nawe ngo mujyana he nahagaze aho kuvuga birananira kugenda birananira ariko kubera ko yari afite umwana w'umuhungu wa muhungu yashakanye na papa bari kumwe ari aho mu nzu baba yabibonye nawe bireba ariko nyine yabyutse nyine kubera ukuntu bumvaga muzi abantu bamuvinga bavuga abyuka aje kureba nsanga ndahagaze mu muryango kubera ko ntabwo inzu yabo bari bakayikoze neza yari inzu y'ibiti ariko batayikora neza ihangane yaje asatira njyewe urabona kuri izi nzara zanjye hariho urwara wenda wowe urabibona hariho urwara rutareshya n'izindi ndabireba n'ubu rwanze gukira yaragiye kuntema nkinga ukuboko muhoro usatira akakara kavamo nyine yakase nka gutya kwa kundi gusinga ukuboko ugahura nako n'uwo muhungu we yarankuruye igikuta kinshara turana ku jisho wenda iterambere ryaraje haje utuvuta nyine dukuraho inkovu ubu ariko nyine irimo irashira si nka mbere nyine yari inkovu nini ibyimbye yajyaga igera igihe ikabyimba kubera ko hakomeye cyane igiti cyakubisemo cyane ariko nkurura nkiza uwo mama we igiti nyine kinyicamo ijisho ryasaga nkaho buriya abaganga nyine bajya basanasana ijisho ryasaga nkaho rinagana nshima Imana cyane kubera ko nyine amaso yanjye abona neza nanizi ko ritazakira rero umuhungu yarankuruye ni nko kugenda ukurura nk'umufuka urimo ihari w'ibishyimbo kubera ko ntabwo uba ucyumva uba wabaye nk'umuntu wagize shoke nahise mera nk'umuntu nyine ujya muri shoke arankurura agenda akurura antwara ahantu hari ibisheke ntayo kubera ko mama yadukurikiye ashaka kukwica niyo ashaka kunyica nyine agenda nta muri ibyo bisheke uwo muhungu arahansiga nawe ahita yiruka araturuka mama we dushaka aratubura tubuze hari ubwo yasubiye mu rugo naje kurara muri ibyo bisheke ntaragarura ubwenge noneho hari abantu baje gusarura imyaka yabo y'ibisheke bansangamo nibo bankuye muri ibyo bisheke uwo nyiri ibyo bisheke yari umukecuru bantwara iwe ambonye abona nyine nakomeretse cyane cya giti kiracyari mu jisho na ka gatoki amaraso nyine yayaviriranye aba yakugiyeho ku myenda wambaye bantwara kwa muganga ntarakanguka neza ariko narumvaga ariko kuvuga kugira ngo nkurure umwuka mvuge nkumva simbishoboye rero bantwara kwa muganga baramvura barampfuka nsoje umukecuru anyura iwe genda mbiwe ni umwana mwiza burya abantu bakuze baba bazi gutwara abantu neza yanjyanye iwe ntabwo yahise ambaza byagenze bite gakeya niko yagendaga anganiriza gahoro hari habaye iki byari byagenze bite naje kumusobanurira aravuga ati se ubu wahibuka uzi ko narebaga nkabona ingo zirasa nkamujyana yaramenye dutembere turebe ko twahabona turebe ko wenda n'uwo papa wawe twamubona tumuhururize bamushyingure uzi ko twazengurutse hafi karitsiye yose tukayirangiza tutarahabona tutarahamenya nkamweka ngiye ngo ni hariya kuko nkabona niho byagera nyuma nkaza kubona siho biza guhinduka rero birangira nyine tuhabuze burundu
bituma nyine dusubira mu rugo, ndagenda mba kuri uwo mukecuru ndahaba mpaba igihe kirekire, noneho kubera ko mama wanjye yakundaga kutwitaho, yadukoreraga isuku, nari umukobwa nyine ufite imisatsi y'amarende myinshi, naje kuba kuri uwo mukecuru ariko ntabwo yari azi kwita ku muntu w'umwana. Mba muri urwo rugo mpaba igihe kinini, uwo mukecuru yaje kurwara, ararwara, yari afite abana be bose barashakiye muri Kigali, aza kuza kujya kwivuza Kigali, nsigara ku rugo, ariko muri urwo rugo harabagamo umushumba, ubwo nasigaranye n'umushumba, mba muri urwo rugo ndi jyenyine, sinteka, sindya, sinzi ngo nateka iki, ubuzima nyine bumbana bubi cyane. Noneho uwo mushumba yari yarambwiye ngo uzajye untera uriya mwana amata, kureba kunywa amata mu gitondo ukayanywa nijoro, hari n'igihe yansigiraga igikombe kimwe, wenda nka saa yine zagera nkaza kukinywa, noneho amata ngeze numva ndanayahaze. yihaza kamwe ako kanya Yego, naje kwigira inama yo kujya mu murima gukora ibijumba, kuko nari nangiye kujya menya ahantu imirima iri, njya gukora ibijumba, nsanga ahantu hari amasafuriya yarahafunze, abantu bashonje barabizi. Naje gutekereza ko kera twajyaga twotsa runonko, naje kujya gukora ibijumba, notsa runonko, mfata bya bijumba nokeje muri runonko mbicyura mu rugo, yajya nsigira igikombe cy'amata nkakinywesha bya bijumba, ukwezi kuragenda kurashira. Abantu bajya bakunda kuvuga ngo inzara iratwishe, bakajya ku muhanda gusabiriza, ntabwo ari byiza, bajye bihangana, ubuzima burahinduka, kandi igihe uri mu kigeragezo jya wibuka gusenga, kuko nta yindi mva, inkoni nziza, kurwana kwiza ni ugukoresha amavi, kurwanisha amavi nicyo kintu gihindura ubuzima. Naje kuba muri ubwo buzima, noneho umushumba ageze aravuga ngo ese uzaba muri ubu buzima kugeza ryari? Ese mukecuru ko wumva yanarwaye cyane atashobora kuzatinda, bizagenda bite? Uzi ko kubera no kutamenya kutiyitaho, uzi ko narwaye amavunja, ndagenda mba nabi, nari umwana wari umenyereye kwitabwaho, ya misatsi mama yagiye kudukora kubona nsa neza byarahindutse, yagiyemo itaka, nsa nabi bishoboka. Uwo mukecuru naje kugira umwaku, uwo mukecuru arapfa, yaje kugaruka, yagarutse ubundi baje gushyingura, bagaruye umurambo, ndabona ko n'uwambwiraga pole, n'uwanyitagaho kapfuye, nzabona mama wanjye gute? Nyine bimbera ikibazo gikomeye. Baje gushyingura rero, yari afite abakobwa b'i Kigali, noneho umwe aravuga ati uyu mwana yabaga hano, yabanaga na mukecuru, ese tumutware? Umwe aravuga ati kubera ko ninjye ufite abana bari mu rugero rumwe, muzane mushyire mu bandi bana, ajya aba mu rugo. Ngendana nawe numva nishimye, numva ko ngiye kongera kuba mu bantu, ngeze rwose, yanyitayeho mu bihe bya mbere.
anyitaho bishoboka nk'umwana mu rugo, aranyitesha, angurira imyenda, akajyamo n'amavuta yo kwisiga, aranyihanganira niyogosha n'umusatsi wanjye, arawutunganya neza, ndongera nsubira kuba umuntu muzima, atangira kunyigisha imirimo yo mu rugo, ndabimenya, nkajya nkora amasuku mu rugo bisanzwe, mbaho cyane, hashira igihe kinini, noneho niba yaratekereje ese amaherezo y'uyu muntu ni ayahe, nawe birahinduka, aranyihinduka, atangira kuzajya amfata nabi, kubera ko yamfataga neza, ntabwo nongeye kujya ngira agahinda ko gutekereza mama wanjye, ahubwo nahoraga numva nyine ndi ahantu nubashywe, wenda igihe kimwe nzakura nkazahura nawe maze gukura, ariko byaje kugera nyuma nawe arahinduka, aranyihinduka bishoboka cyane pe, ikintu cyose nkoze kigahinduka ikosa, akantu kose kagahinduka ikosa, rimwe yaje gutaha yarakaye, nako yari amaze iminsi atabwije, kandi abana baba bagomba kuryama kare, mbona abana batangiye kuryama, nta kintu yavuze cyo kurya, abantu nyine, abana mpitamo gufata ibyo guteka, ndateka, yaje asanga ibindi byose nabitetse, ariko nyine nari ntetse ifiriti, ndimo gukuramo ifiriti ya nyuma, iyo byari bihiye, ndimo kuyikuramo, araza, nawe sinzi ikibazo yari afite, yakundaga kugira amusha cyane, araza, asanze nyihesheje ambaza wimbwiye kubikora, ndamubwira nabonaga abana nyine bari gusinzira, ngo iyo ubikorera ngo nibyo nari nakubwiye, aranonganya cyane, ndaceceka, n'umujinya mwinshi, yahise afata bwa buto bushyushye, abumena mu mugongo, urabona iyo wambaye umwenda bakakumenaho ubuto ugufata, navugije induru, numva ndi kubabara cyane, ntabwo najyaga nkunda kumusubiza, ariko aho ngaho numvaga ndi mu rupfu, numvaga ndi gupfa rwose, mbabara cyane bikomeye, mufata ukuguru ndamukomeza, ndamubwira n'ubundi wagambiriye kunyica, menyere ko abamama mwica, nica nipfire, ubundi wanyishe, ndeke kubabara bigeza, kubera ko navuzaga induru cyane, ise agenda afungirana abana, ngo batamenya ibiri kubera mu gikoni, bakaza wenda nko kugira uwo babitangariza, ariko umuturanyi yamaze kubyumva, umuturanyi araza asanga, arinjira, arasanga nyine ndi kuvuza induru, aramubwira ati ntabwo nshaka ko umugabo wanjye amenya ibibaye, uyu mwana tumukorera iki, aramubwira ati mufate isukari, ufata isukari, usiga buto, nurangiza usige isukari, biraza koroha, aho kugira ngo bazakureho umwenda, kubera w'amasima, gukuraho umwenda byarambabaje cyane kurenza ibindi, umwenda bawukuraho basigaho buto, ariko ntabwo kuryama ntabwo byankundiraga, iyo akenda kakoragaho narababaraga, naryamaga nubitse inda, niyoroshe, wenda kwa kundi agatotsi kagutwara ukiyoroza, akenda kakoraho uburibwe bukagaruka, mba muri ubwo buzima nyine, yahise afata icyumba akinshyiramo cyo hanze, arafunga, kugira ngo umugabo we atabibona ko yankoreye ibyo bintu, mba muri ubwo buzima, haje n'umukozi, ntabwo yibukaga kunzanira ibiryo, kubera ko ntabwo nabaga, iyo nambaraga narababaraga, nahoraga ndyamye nubitse inda ntambaye, kujya nko kuri toilette nahengaga nta muntu uri hanze, kugira ngo ngende nikinze imbere, ariko umwenda udakoze inyuma, nkagiye mbona kujya kuri toilette, rero
inzara nanone irongera irahanyica. Ntinyutse ya nzara nagize ndi kuri uriya mukecuru kuko ni inzara iraryana inshuti. Rero ihangane uburwayi. arongera ndasonza bwa kabiri, noneho mfite n'ibikomere mu mugongo. Naje kuvuga ni kubera ko wa mukecuru ajya abanyigisha gusenga, akajya ambwira ujye uza usenga uzabona mama wawe. Ndavuga Mana ko wa mukecuru wampuje nawe yambwiraga ko nzabona mama wanjye, ubundi mama wanjye nzamubona gute? Ese ko mpfuye namubonye, ese uzabwirwa n'iki ko umugabo we yapfuye? Nkajya nsenga mpamagara Imana nyibwira ngo izamuze na mama wanjye. Naje kuryama ndarota, sinzi niba arimo kurota. Rero ntabwo nakundaga gusinzira, nasinziraga bingoye kubera kubabara, nk'agatotsi kanyibye. Ndaryama ndota ndi guhura n'umumama mwiza, nyine ndi kumubona imyenda ya kara zose yari yambaye mbibona, n'ibisuko asutse mbibona, n'agatambaro ateze mu gahanga mbibona, ariko nkamubona ari muri feruje. Nabanje guca muri feruje kugira ngo nkajya mbabona inzu ya MTN. Icyo gihe MTN ntabwo nari nyizi neza, ariko kubera ko najyaga mbibona kuri televiziyo babyamamaza, nkabona iyo nzu imeze nka bya bindi bamamaza muri televiziyo. Noneho inzozi ndose zisobanuye iki? Sinabyitaho ndabyihorera. Haje kuza umukozi muri urwo rugo akazajya anzanira ibiryo, noneho yajyaga anzanira ibiryo. Niko ibikomere nta muti bashyiragaho, hari ukuntu ya sukari banyometseho yajyaga imera nk'iri kuvaho bikagenda byomoka. Uko homokaga hasigaraga nk'aho hameze nk'aho hari gukira, uko hari kugenda horoha, noneho nakwambara bigakunda. Izo nzozi zirongera ziragaruka zisubiyemo nk'inshuro 3, noneho bwa gatatu nabyitayeho. Bwa gatatu ubwo zaza ari nka saa 9 zo ku manywa, nasize inzozi ubundi zisobanuye iki? Ngeze aho nubahiriza inzozi, ngenda mu gatiriwari ahantu twanagaga ibiceri, mbonamo 1,000 ndagifata. Kubera ko mama yarabyara Sainte Famille, mu mujyi nari mpazi neza, niho twaheraga umugati, mu mujyi harimo muri karitsiye maze kuhamenya, ariko simbona iyo rompuwe. Naje kumanuka Nyabugogo ntabwo nari mazi, narateze ngeze Nyabugogo mbona inzu ya MTN barayinyereka, ariko mbona wa muhanda mpora mbona mu nzozi siwo. Ndabaza ahandi hantu hari inzu ya MTN mwandangira ni hehe? Baje kumbwira ngo jya mu Giporoso, ariko ntabwo nari mazi naho. Narateze kubera nari namwibye 1,000. Icyo gihe gutega yari make cyane, barangariraga. Ndateganya mu Giporoso, nageze mu Giporoso nka saa 12 z'umugoroba butangiye kwira. Nyambuka nkibona feruje, nkimanuka mu Giporoso nahise mbona wa muhanda ya feruje, mbona niyo neza muri za nzozi. Ndavuga niko feruje nyibonye, n'inzu ya MTN nkaba nyibonye, bya bintu birakora, na wa muntu ndamubona. Naje kwicara ku nzu ya MTN, yari ikiri ruguru, wenda ubu barahahinduye, ariko yari ikiri hariya itarimukira hepfo. Nyicaraho pe, biragenda bigera nka saa 2 nyihicaye. Bigeze nka saa 2 z'ijoro, wa mama naramubonye, uko namurose mu nzozi. Mubona ari mu bantu benshi, siko bari bangonze, ndi kumusimbukira, nambuka musimbukira. Ariko mugeze iruhande ntinya kumukoraho, mugenda inyuma gakeya, ngeze kumukoraho. Ndamubwira nagushakaga, wanshakiraga iki? Ni mama mwiza, ubu ngubu ni umuririmbyi, nyine arasenga cyane. Mukozeho mubajije ndamubabwira, nabuze ahantu ho kurara,
wanshumbikiye nese uvuye ndamubwira mvuye ahantu mu ntara ababyeyi baradusize twabaga mu muhanda kuko nasaga nabi ndamubeshya ngira amahirwe arambwira ngo vayo ujye mu rugo ubu n'ubundi nta mukozi nari mfite ngo vayo ujye kuba mu rugo ngenda kubiwe kubera ko nari maze kumenya guteka nagiye kubiwe ngira amahirwe nsanga afite ntabwo byari byagakize neza ariko ntabwo nigeze mwereka ko mfite ibikomere mu mugongo niyo naryamanaga n'uwo mukobwa ngo namwerekaga yari azi ko ndi umuntu wikunda kubera ko ntabwo nakundaga ko yanyegera nyine navugaga makeya bankundira ko ndi umuntu udakunda kuvuga cyane barankunda bishoboka ubu twarabanye tubana imyaka 5 iyo myaka 5 ntabwo rero nakabashije kubona mama wanjye yaje gufungura iduka mu mujyi rya telefone uwo mama aza kumamo telefone amatelefone ya Tekino smartphone yamaye smartphone pe arambwira ngo akira ujye ucata nawe ubu inkumi nyine atangira kungira umuntu mukuru kigene na 2014 n'ejo bundi ntabwo kera noneho nangira kujya njya kuri WhatsApp nanshyira kuri WhatsApp nyine ni kwa kundi Imana icira inzira umuntu nkijya kuri WhatsApp aho nagize abashuti batangira kujya bakora groupe uwanshyize muri groupe nkabona mpuye n'undi mbona groupe ibamo abantu benshi bamwe bakajya bansanga inbox bakanyandikira bite bahe bakansaba ubushuti rero umuntu yaje kunsaba ubushuti tuba inshuti arantereta bikomeye cyane uzi ko naje gusanga ari wa muhungu wa mugore ari musaza ari wa muhungu wa mugore ubwo namwita musaza wanjye nubwo wenda tutavukana yabaga ku Kinyoni ari umukanishi ubwo amaraso arakururana turakundana bishoboka cyane tutaziranye noneho nyuma aza kumbwira ngo ashaka kuzajya kunyereka ngo nyirakuru ngo mama we baramufunze nta nubwo ibyo nari nkibyitaho mama we bari baramufunze arambwira ngo mama wanjye baramufunze ngo yishe umuntu ngo ariko mfite nyogokuru wanjye unkunda cyane akubwiza ukuri ko nyina yishe umuntu ndamubwira ni sorry ntacyo nta kibazo kubera ntari nzi akarere nturukamo ariko akintwara tukishyika ahantu twigaga nanjye ndavuga mvuka muri iyi karitsiye nk'iyi karitsiye niyo mvukamo neza iwacu nahabonye singiye aravuga ni wanyu wahabonye none se wanyu ni tuhageze ahubwo dusanga turabavandimwe nawe tumenyana gutyo ari umuhungu wa mukara yego nawe tumenyana gutyo noneho ubwo ntangira iby'inkundo tubivamo ntangiye kubaza ahantu mama wanjye yagiye naje gusanga mama wanjye yaragiye mu Bugande mama atakiba mu rugo mama wawe ntabwo yigeze gushakisha bamenye amakuru yawe cyane ko yari yaguhaye papa wawe urabona yarashakishije ntiyamenya ahantu uwo yagiye no mu Mutara kubera yumvaga ngo bimukiye mu Mutara nyuma twaje guhura nyine turaganira yaje gushakisha ajya no mu Mutara ariko nyine kubera kutamenya abantu ko bari batuye neza n'imyirondoro yose ntiyababona yego rero naje kugera mu rugo nsanga yaragiye mu Bugande kubera abavandimwe banjye benshi ntabwo batuye mu Rwanda batuye mu Bugande rero yari agiye gusura abana atakiri mu rugo none nsanga nyogokuru wahari arambwira ati mama wawe ntabwo agihari yagiye mu Bugande noneho nsiga nimero zanjye za telefone ndababwira ni mama wanjye naza muzambwire ko niho mpari mubwire nyine ampamagare icyo gihe ntabwo telefone zari ziri ahantu henshi ariko nabandikiye agapapuro telefone ndayibasigira aje baza gushaka telefone barampamagara mama wanjye twongera guhura
Umva mu gihe cyari gishize cyari kinini cyane, duhura twese turi bazima. Mama wanjye arashaka agahinda karamwica, yabanje kunyoberwa kubera ko yaramerutse nkiri muto, none narabaye mukuru, narabaye no mu mujyi ndi umuntu nyine usa neza, nyine mutekereza ubuzima bwose naciyemo. Aravuga ati Imana ishimwe ko kiriho. Ariko nyine hagati aho mama wanjye nyogokuru yaramutesheje umutwe cyane, yaragiye amuhirikira inzu, nta nzu mama yo kubamo yari agifite, bari barahashimye ngo niwe watumye umuhungu wabo atorongera arabura. Bamutesha umutwe, bamuhirikira inzu, agenda kuba ku bakobwa be atari uko abuze aho kuba, ari ukubera ko yarabuze aho kuba, yahunze. Rero we yagarutse aje kubaririza, nicyo cyari kimugaruye, aje kubaririza ko nta bagarutse, ntabwo yari azi ko papa wanjye yapfuye, we yari aje kubaririza. Rero mbaha amakuru yose nuko byagenze, baribaza ni se uwamwishe we ari he? Babura igisubizo. Bibaho mama wanjye nari nangiye kuzajya nkorera amafaranga, ndamubwira nti rero jya kuba muri geto, genda ukodeshe. ukodeshereza mama wanjye aravuga ati ariko nagenda nkabwira n'abakwe banjye bakamuha amafaranga, nyine ndambwira bisenga inkingo z'abandi. Urabona nawe urwo ko byagenze, ntabwo njye nari nyizera abagabo, nzi ko abagabo ari abahemu cyane. ese wa mwana wa musaza wa mugore mukase wishe papa wawe yaje kukumenya, amenya ko ari wowe? Yamenye wa munsi yaranjyanye kunyereka nyirakuru ngo afite umukunzi, ubwo yabimenye yabyakiriye ate amaze kubona ko wakuze? yarishimye cyane, yari azi ko napfuye, we yari yaramaze kwiyumvamo ko napfuye, kuko ahantu yansize yabonaga nyine nta buzima. wowe wabyakiriye gute guhura n'umwana w'umugizi wa nabi, umuntu wakwiciye papa wawe agashaka kukwamburamo ubuzima? Njye nabyakiriye neza, numvaga ari Imana ibikoze. hari aho byageze ubuzima bwanjye bujya habi, handi umuntu yanapfa, ariko Imana irahandinda irahankura, sibyo? Ariko hari igihe nagombaga gupfa, ntabwo nari kumva namutekerezaho nabi. Njye naramushimiye cyane ko yanantabaye, tuba inshuti, ubu ni umugabo arubatse afite n'abana, ariko muramushimira, n'ubu yumve ko mushimira kubera ko yarantabaye. Niyo iyo umuhoro ngeraho wenda nashoboraga guhitamo, ariko hamwe n'Imana yaramukoreyemo nyine arankiza. ese uruga uwo muhungu yagusobanuriye gute uko mama we yafunzwe? byagenze gute kugira ngo mama we ajyanwe muri gereza? Nawe ntabyo yari azi, ariko mama we baramufunguye, ubu ngubu arahari, yahawe imbabazi na perezida ejo bundi, ntabwo ari cyane, ejo bundi baramufunguye. Ariko mama we kuva yafungurwa ntabwo ndahura nawe, gusa ndashaka kuzahura nawe. Rero iryo joro niyo makuru numvise mu rugo bampaye. Icyo gihe yakubera nyine iyo umaze kwica umuntu hagashira umwanya umera nk'umusazi. Yari afite umwana w'uruhinja, ariko na n'ubu nawe afite ikibazo, umwana w'uruhinja ntabwo asahanaga, kubera ko yijyanye kuri polisi yahetse uruhinja. Niwe wijyanye kuri polisi. ayo makuru wayamenye ute? Niwe wayatanze bamufunguye, yijyanye kuri polisi yahetse umwana w'uruhinja, polisi iramufata, bashobora kuba baramutwaye nko muri Aruferina, ariko n'uwo mwana ntabwo nyine tumuzi, na mama we ntabwo amuzi, ntabwo azi n'aho aherereye. ibyo bintu babibwiwe n'iki ko uwo mugore kuva yafungurwa mutarahura? Nese mama wanjye se yagiye kumureba. mama wawe yagiye kumureba? yagiye kureba mukase? yagiye kumureba kubera ko ntabwo wakumva umuntu wagukorera ibyo bintu bavuga ngo yafunguwe ngo wicare.
kandi ntago yafunguwe agenda kuba hariya yari atuye mu Mutara, yafunguwe aza ku ivuko kwa mama we, kandi ahantu mama we atuye ntago ari mu mudugudu umwe ariko ni mu murenge umwe, ntago amakuru rero yari kuyabona. Kandi urumva n'uwo mwana we turi inshuti, nawe aba agomba kumbwira, gusa nyine turifuza kuzahura nawe tukamubwira ko nyine twamubabariye, kubera ko hari ahantu Imana yadutambukije, ntabwo twagira intugunda mu mitima yacu, wenda nubwo umuntu yibuka hahise akarira bibaho, ariko nta kibazo dufitanye mu mutima wanjye, njyewe mba numva naramubabariye kuko yatumye menya Imana, nkunda Imana kubera inzira yantambukijemo. Amen. ubwo ubana n'ibikomere, si ibikomere by'umugongo inkovu zirimo cyangwa zaje gushira? Inkovu zirashira, burya amavuta aba yagiye inyuma ntabwo bigera imbere. Inkovu yatinze ni iyi ngiyi yo ku jisho kuko yageze imbere, ariko inyuma ho byarashize. Mana yanjye, inshuti bakunze mudukurikira, abantu baba baraciye mu buzima butandukanye, kuba tuba turi aha ngaha, abantu baba baraciye mu buzima butandukanye, bantu mudukurikiye, kuba umuntu aba ari aha ngaha ntabwo ari ukuza kwirata cyangwa se ngo yivuge ibigwi, ni ukuvuga imirimo n'ibitangaza Imana iba yaragiye ikora. Imana irinda mu buryo butandukanye. Uyu ni Olga waciye mu buzima butandukanye, ariko kuri uno munsi arashimira Imana. Olga, ubu uri umukobwa cyangwa uri umumama? Ndi umukobwa. Uracyari umukobwa? Ntabwo urashaka? Yego. Olga, reka dushimire Imana rero yagucishije muri ibyo bintu byose ukaba ugihumeka, ikaba yarongeye kuguhuza na mama wawe. Imana yo mu ijuru Yego. wakwifuza kuvugisha Olga yatanga nimero za telefone? Yego, nagira ngo mbabwire ko nkora ibintu bijyanye no gusuka, ndasuka ndanabyigisha, nsiga inzara na make-up, ikindi nigisha kuboha imitako. Make-up no gusuka ubikorera hehe? Hari ishami tujya gufungura hariya i Muhanga, ubu ngubu twabikoraga bisanzwe, ukampamagara nkagusanga aho uri nkabigukorera, ariko ubu nyine hari salo twafunguye i Muhanga, ubu irakora, harimo abantu bakora, nagira ngo nyine dushyireho n'andi mashami yo kubyigisha abana bashaka kwiga, aho waba uri hose tuzashyiraho n'amacumbi. Ubu ntabwo biratangira, ariko urabona turi mu mpera z'umwaka, nko mu kwa kabiri mu ntangiriro z'umwaka 2025 tuzaba twabonye amacumbi yego yo kubyigisha. Aho utanga nimero zawe za telefone uzifuza iyo serivisi azakubona? Ndaza kuyiguha itangiye ku kiganiro. Ikibazo. Yego. Reka dushimire abakozi bacu babanye natwe ikiganiro kigitangira, namwe tugisozanyije. Kanda subscribe, share and comment ku Kariza TV. Amahoro y'Imana abane namwe, muzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ciao, bye. Bye bye. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute?